inzu y'umwijima. Uwo mumama yahise avuga ati, bana banjye, mbere ya byose mbasabye kwihangana. Muracyari bato ariko kandi mumaze guca akenge, murajijutse, niyo mpamvu mbasabye gukomera muri ibi bihe bitoroshye. Gusa nta kundi ni ukubyakira mukamenya ko kuva uyu munsi mutazongera. Atarangiza kuvuga hahise hinjira umugabo ubona ko ari umukire cyane. Uwo mugabo yari yambaye kositime y'umukara na rinete z'umukara kandi ubona ko ababaye cyane. Yaraje asuhuza uwo mumama, asuhuza na mwarimu, arangije babwira ko yitwa Alex, akaba ari musaza wa nyakwigendera. Kimara kuvuga atyo, wa mumama nawe yahise avuga ko yitwa Rangwida, akaba ari mushiki w'umugabo wa nyakwigendera. Mu by'ukuri sinigeze nsobanukirwa ijambo nyakwigendera icyo rishatse kuvuga, gusa icyo namenye cyo ni uko uwo mugore yitwa Rangwida. Natekerezaga ukuntu yahoze atubwira ko ari mushiki wa papa, nanone akaba avuze ko ari mushiki w'umugabo wa nyakwigendera, bikarushaho kunshanga. Ntibyatinze mwarimu yahise ababwira ko yitwa Umurungi Alice, akaba ari mwarimu woherejwe n'ikigo ngo aduherekeze. Nese mbona uwo mugabo asa n'uguye mu kantu, ahita ababaza ati, none se abo bana ni abahe? Ni bande? Baturutse? Mwarimu yarabitegereje mbona asa n'uhangayitse, yitse umutima ho gato, arangije arababwira ati, yewe birantangaje ariko nanone birambabaje kubona abantu mufitanye isano ya hafi nkamwe mutaziranye. Ibi bihise binyereka ko mwese mu muryango wanyu muri ba nyamwigendaho muhuzwa n'ibyago gusa. Mwarimu nanone yarongera arababwira ati, uyu muhungu yitwa Muhire Claude, nawe uyu mukobwa yitwa Mwiza Muhirwa Anita, bakaba ari abana ba nyakwigendera. ntababeshe mwarimu akimara kuvuga atyo nahise ntanguranwa, ndavuga nti, mwarimu arabeshye, nta mubyeyi wacu witwa nyakwigendera. Mama yitwa Umwiza Claudine, naho papa akitwa Muhirwa Pierre. Rangwida yahise adufata njye na mushiki wanjye, atubwira ko uwo nyakwigendera bavuga ari mama. Mushiki wanjye yamubajije impamvu bamwita nyakwigendera, nuko atubwira ko impamvu ari uko mama atagihumeka umwuka w'abazima, ahubwo yamaze gupfa, yitabye Imana. Ntababeshe sinzi uko byagenze, kuko nakangutse nisanga ndyamye mu cyumba, mushiki wanjye anyicaye iruhande ari kurira. Wa mumama Rangwida yageragezaga kumuhoza ariko bikaba iby'ubusa. Nanjye kwihangana byarananiye, ndaturika ndarira. Natekerezaga ubuzima twari tubayemo nk'umuryango wishimye. Natekereza ukuntu mu gitondo twese twasangiye ifunguro rya mu gitondo hamwe twishimye, nkumva nkumbuye mama. Yo, burya koko ubuzima ni ubusa. Kuva uwo munsi nibwo natangiye kubona igisobanuro cy'ubuzima, ni nabwo natangiye urugamba rukomeye nkirwana uyu munsi njye na mushiki wanjye. Ese ni ukubera iki iyi nkuru nayise inzu y'umwijima? Uzasobanukirwa n'impamvu nyayo nukurikira ibice byose. Muri ako kanya nagiye kubona mbona umuryango w'icyumba urafungutse. Nabonye papa aza ababaye yacitse intege, birumvikana yari yabuze uwo akunda. Disi yari yabuze umwunganizi we w'ibihe byose. Yarabuze uwamubaye hafi igihe abandi bari bamutaye. Yarinjiye, tukimubona twese turahaguruka turamuhobera, ari nako turira. Disi papa kwihangana byaramunaniye, araturika ararira, amarira atemba agwa hasi. Yicaye hasi arira kuturusha. Mushiki we aramwiyegamiza aramureka ararira. Njye na mushiki wanjye twararyamye kuri papa, nuko mushiki wanjye abaza papa ati, ese papa, mama ko mutazanye umusizi? Papa yabuze icyo amusubiza, ahubwo arushaho kuzenga amarira mu maso. Mushiki wanjye yarongera amubaza ati, ese papa, kuko mama yapfuye ntatuzongera kumubona? Nuko
nuko mbonye ko papa kuvuga byanze ndikomeza mfata mushiki wanjye ukuboko ndangije muhanagura amarira mu maso ndamubwira nti Anita, mama yapfuye ntabwo tuzongera kumubona, ihangane kandi umbabare utongera kubaza papa ibibazo nk'ibyo kuko uri gutuma arushaho kurira. Bumaze kuba mu masaha 9 z'umugoroba, papa yarahagurutse mu mbaraga nkeya agana mu cyumba, maze nsigarana na mushiki wanjye aho ngaho mu gahinda kenshi. Ibitotsi byaramfashe mbura uko mpaguruka ngo njye kuryama kuko mushiki wanjye yari yansinziriyeho kandi ntashaka kumukangura. Nanjye nasinziriyeho, nakanguwe n'umuntu wankozeho ngiye kubona mbona ni mwarimu Alice akangura na mushiki wanjye atubwira kujya kurya kuko ari twe bategereje. Nishatsemo imbaraga turagenda dusanga ameza arateguye turicara. Papa yatangiye isengesho nk'ibisanzwe ariko ageze hagati agira ikiniga amarira atemba ku matama ye. Nafashe agatambaro muhanagura mu maso, nuko Rangwida adusaba kurya. Twarariye ariko tugeze hagati twese biratunanira. Impamvu byatunaniye nuko mu muryango hari uwaburagamo nta wundi ni mama, uwari ibyishimo by'umuryango. Papa yarahagurutse agana mu cyumba dusigarana na Rangwida muri salo atwingingira kurya ariko biratunanira. Ntababeshe, Rangwida nawe byarangiye asinziriye mu ntebe. Nuko nanjye ndasohoka hanze, ngeze hanze mbona bwije cyane. Hari abantu benshi bicaye buri wese anywa icyo abasha. Nahise nkata nkugana ku bwiherero, mbona ahantu hari agatebe ndicara ntwarwa n'ibitekerezo. Nashigigukiye hejuru numvishe umuntu ankozeho, nitegereje neza nsanga ni mushiki wanjye. Maze ako kanya mushiki wanjye yahise anyicaraho habura uvugisha undi kugeza igihe imbeho yabaye nyinshi tujya kuryama. Mu by'ukuri nubwo nagiye kuryama sinari nzi icyishe mama. Iryo joro nararyamye ndota ndi gusangira n'umuryango wanjye wuzuye na mama arimo nk'uko twasangiraga. Nkiri muri izo nzozi numva umuntu ankozeho, kangutse nsanga ni mushiki wanjye. Ndebye hanze nsanga bwakeye maze ndabyuka nkaraba mu maso nsubira mu cyumba kuko numvaga ntashaka kujya aho abandi bari. Mwarimu yaratuzaniye ifunguro rya mu gitondo turarya ibindi tubirambika aho ngaho bitunaniye. Marume Alexis yahise aza adusaba kwitegura tukajya kuzana umurambo kwa muganga. Twariteguye dusoje papa aza kudufata mu cyumba turasohoka tujya mu modoka twerekeza ku bitaro. Ku bitaro twahamaze amasaha agera kuri 2 maze mbona abagabo 4 baje bateruye isanduku berekeza ku modoka. Abagabo bari bayobowe na papa. Mushiki wanjye yahise yiruka basanganira ahamagara mama maze mwarimu yihutira kumufata nubwo bitari byoroshye. Aba bagabo bashize isanduku mu modoka basubirayo natwe tujya mu modoka tugaruka mu rugo. Twageze mu rugo nsanga abantu bakomeje kwiyongera. Imodoka muri Quartier zari nyinshi ubona ko ari abantu b'abakire benshi cyane. Nyamara igitangaje nuko mama akiri muzima nta numwe wigeze adusura. Ibyo nabyo byanteye kwibaza byinshi. Imihango yarakomeje dusezera kuri mama. Ntababeshe nabonye abantu benshi dufitanye isano mu muryango wa mama ntari nzi kandi bose barabakire gusa. Bari mu makositimu meza y'umukara n'amafime y'umukara bafite ibida binini. Hari harimo kandi abamama ubona ko bahiriwe n'amafaranga. Gusa nkiri kwitegereza ibyo, nkirimo kwitegereza n'abo bantu nibaza impamvu bakize bonyine kandi bavukana na mama. Papa yahise anyereka umusaza wambaye ikoti ryiza ry'umukara na rinete z'umukara. Uwo musaza yari ari kumwe n'umukecuru nawe wambaye imikara na rinete z'umukara, ubona ko ari abakire bakomeye cyane. Nuko papa ahita ntungera agatoki abo bantu arambwira ati, ese abo bantu ni bantu ki? Ntuzacikwe na episode ya 3. Iyi nkuru nayise Inzu y'Umwijima. Niba umva ko iyi nkuru Inzu y'Umwijima igukoze ku mutima ukaba utarakora subscribe, ntugende udakoze aho hasi handitse ijambo subscribe, usige comment na like. Iyi nkuru Inzu y'Umwijima yanditswe kandi natunganywa nanjye Nshimiyimana Anselme. YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV. Ndabakunda cyane.